twayizihishe neza, abarimu bacu baradufashije baduha ibihembo nk'iby'umwana mugenzi wacu wari wavutse, twari turi kwizihiza isabukuru ye, byagenze neza rwose. Kuri uyu munsi badufasha neza, tukarya neza, tukishima nk'abantu turi gusoza umwaka dutangira undi, tukishima muri make. Yewe banyita impano y'ijuru Teta Honorine. Ni iki ubona kidasanzwe kuri Noheli cyane cyane icya mbere ni uko badufasha bakatwitaho bitandukanye n'indi minsi yose, bagashaka uko dusabana na bagenzi bacu. Cyane cyane ndashimira abarimu badufashije bakaduha igitekerezo cyo gushaka inifomu nka korali Adonayi, kandi ndashimira n'ababyeyi baduhaye amafaranga yo kuzigura, ubu ngubu tukaba dusa neza twese. Tuyishimira mbere, tuyifata nk'umunsi wavukiyeho Yesu, nk'uko nawe yigeze kuba umwana nkatwe. Atwitaho neza mu myambaro no mu mirire, bose batwitaho neza. Takenshi Rabani. Munani. Mu gatatu. Twizihiza neza nyine, tuyifata nyine nk'umunsi wavukiyeho Yesu. Ni umunsi w'abana. Nyine iyo twageze aha ngaha abarimu badufata neza, mbese muri make nyine batwitaho, bimeze neza. Kuri Noheli bateka ifiriti, inyama n'umuceri. Yego. Nitwa Mukamwambari Claudine, ndi umumama w'abana 5. Umutware yagiye mu ijuru. Hano ku itorero ndi mwarimu w'abana, aba bose ubona hano ndi mwarimu wabo. Umunsi mukuru wa Noheli utwibutsa ivuka rya Yesu. Tuba turimo tubibutsa ko Yesu yabaye umwana muto nk'uko n'abari abana batoya, kandi tukabigisha ko bagomba gukunda Yesu nk'uko nawe yabaye umwana mutoya, kandi n'abari abana batoya bamukunda, bamwubaha, kandi bakomeza no kubaha ababyeyi babo. Ikintu kidasanzwe kuri uyu munsi ni uko uyu munsi tuba dushaka gusangira n'abana Noheli. Kwizihiza Noheli y'abana, tubaha amabombo, tubaha amabiswi, tubaha amaji. Mu rugo ubu tuba twatetse ifiriti, inyama, amaji. Tuba twiteguye cyane kugira ngo abana banezererwe umunsi mukuru wabo. Impamvu mu mujyi batawuha agaciro cyane ni ukubera baba bari mu mirimo myinshi, kubera ko iyo umuntu ari i Kigali aba arimo ashakisha mu bintu byinshi, ntabwo babiha agaciro cyane. Ariko mu cyaro uyu munsi uba ukomeye cyane kuri bo, kubera ko abantu bose baba bambaye neza bagiye gusenga. N'umuntu utarajyaga asenga aba azi ko kuri Noheli agomba kujya gusenga, kuko ari umunsi mukuru wa Noheli agiye kwizihiza ivuka rya Yesu. Yego, namwe murakoze cyane.